inzira y'ibihe. Buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Tugiye kugaruka ku mahame ya gikapitalisti, ayangaya agahinduka ikinyuranyo cya gikomunisti twagarutseho ubushize. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe wumva kuri Radio Rwanda ku isabato saa 6 ku manywa no kuwa kabiri isaa 2 z'ijoro. Capitalism, ubukapitalisti ni amahame atandukanye ahabanye kandi anagongana n'ubukomunisti duheruka kugarukaho, yombi akaba ingengabitekerezo zishingiye ku mirongo migari y'ishyirwa mu bikorwa rya politiki z'imibereho hashingiwe ku butunzi, akazi n'inyungu zikavamo, umusaruro n'isaranganywa ryawo, cyane cyane harebwa igihabwa agaciro hagati yo kuba buri wese yatunga ibyo ashoboye kwigezaho byose, cyangwa se ahubwo byose bikaba byacungirwa hamwe bigasaranganywa kuri bose. Ku ruhande rw'amahame ya gikapitalisti, ibisobanuro ntabwo biba byinshi. Ni amahame ajyana n'isoko n'ubwisanzure bwaryo, rikigenera ubwaryo aho iby'ubukungu n'ubutunzi biganisha buri wese. Ibyo ufite ujyanayo n'ibyo ushoboye kuvana ku isoko akaba ari byo bigena ubutunzi bwa buri wese mu gihugu. Ubwo ubukungu bwose bukaba bushingiye ku butunzi bwite bw'abantu hatitawe ku itandukanirizo ribirimo. Ubutunzi by'agaciro ka miliyaride 2, undi bikaba ibihumbi 50 gusa tunze, kongeraho noneho umusaruro w'ibigo ba nyirabyo bigengaho. Ibyo bigashyirwa hamwe, leta nayo igacungira ku misoro n'ishoramari mu ipiganwa ry'abantu ku giti cyabo. Byose byateranirizwa hamwe, ubwo bukaba ubukapitalisti bushyirwa mu bikorwa. Wifuza ubwatsi bw'amatungo buhingwa mu minsi 7 gusa, maze amatungo yawe agashisha ureba. Hydroponic fodder ni igisubizo. Uruyimbikageyo Cooperative niho wasanga ibyo byose. Dukorera igicumbi kandi waduhamagara kuri 078 74 51 84 7, ndetse ukanadusura kuri www.ukc.rwa. Muri make ariko kandi mu buryo bw'ibikorwa bifatika, ubukapitalisti mu bihugu nta kindi buri cyo nishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'ubukungu mu buryo butuma byose bigengwa n'isoko. Isoko niryo rigena ibiciro by'ibicuruzwa mu ipiganwa risesuye, ibyabaye ingume n'imboneka rimwe kandi bikenerwa na benshi, nta zindi politiki zibirimo. Isoko ubwaryo rihita ritumbagiza igiciro cyabyo mu buryo karemano, nta kundi gushakishiriza hirya hino nk'uko gusabagira kwabyo hose byabaye byinshi, ako kanya nabyo ibiciro byabyo bikagwa hasi, nta kundi kugenekereza. Urugero ruheruka kwigaragaza mu gisobanuro nyacyo cyabyo ni urwo hagati mu mwaka w'2020. COVID-19 yarimo ibica bigacika, noneho hatangizwa ingamba zaguma mu rugo mu bice binini hafi hose mu isi, maze amato, indege, imodokari, inganda n'ibindi bikenera ibikomoka kuri petrole birahagarara ku bwinshi. Ubwo noneho business yayo ya petrole nayishyirwaho akaruhuko ku nshuro ya mbere kuva mu myaka myinshi cyane yari ishize ku gicuruzwa cy'agaciro gahambaye nka petrole, nayishingiyeho igice kinini cyane cy'ingufu nkenerwa mu mirimo y'ibikorwa bya muntu bya buri munsi mu isi. Icyo gihe cyabivuyemo rero nuko igiciro cya petrole kitaguye hasi gusa, oya ni munsi. Agaciro ka petrole icyo gihe kajya munsi hasi y'ubusa. Amafaranga zero yahindutse menshi ku kagunguru kamwe ka petrole, kuko isoko ntayo ryari rikeneye habe namba, habe yewe na litiro yayo. Icyo gihe byasabaga ahubwo ko abayihunitse n'abayicuruza kugeza ko kanya aribo bahindukira bagasaba noneho abahoze bayigura kuza kuyitwara ngo ive mu bubiko, ahubwo bagaragaze n'ibyo bakeneye, abo ba nyirayo babahe n'amafaranga ibaviraho. Isoko birebwe mu buryo bwa gikapitalisti, icyo gihe nta zindi politiki, ingufu zaryo ni izijyana n'urubanza rwaryo ubwaryo, bikagena hagomba gushorwa imari, kuko ari naryo ubwaryo icyo gihe rigena iby'agaciro kagezweho birikeneweho, noneho abashora imari yabo akaba ari aho ngaho bayerekeza, ndetse n'ibindi byinshi. Isoko niryo shingiro rya byose mu bukungu, imari n'ubutunzi bya buri wese mu mahame ya gikapitalisti. Mu gihe mu bukomunisti ari leta igenzura iby'ubukungu n'ubucuruzi byose, akaba ari nayo igena ingano y'ibyo buri wese atunga, ahashorwa imari n'uko bikorwa byose bigaca mu ngamba ziba zararangije gushyirwaho mbere. Ibikorwa by'ubukungu bw'ibihugu byose bikajyanishwa n'ingamba ziba zarashinzwe mbere hatagendewe ku byemezo by'isoko by'ako kanya. Imari bwite, uko buri wese yashoye ibyo agambiriye kubyungukiramo byinshi bishoboka, bikanamuha ubushobozi bwo gutunga byinshi yajyana ku isoko, akaba nanone ashobora nawe guhendukira kuri rya soko akaguraho byinshi bishoboka noneho kurusha abandi, abihindura umutungo we bwite, nicyo bita kuba umukire mu isi ya gikapitalisti.
imyitwarire iteye itya iyi ni y'abakomunisiti nabo bita ipiganwa ribi cyane ryadukanywe n'abirari rigambirira inyungu zuzuye ubutiriganya, kwikubira ubutunzi bw'ibihugu no gukenesha igice kinini cy'abaturage bahita bigizwayo ako kanya, kuko nta na kimwe batunze baheraho igishoro cyabashyira ku isoko ry'ipiganwa nk'iryo kitari ibyuya n'imikaya y'amaboko yabo bitavamo ikindi uretse gukorera abandi igihe cyose, kuko baba badasanzwe babarizwa mu bice by'abitwa inshabwenge, abanyapolitiki n'abitwa ko bavuga ari kijyana aribo banagenzura isoko nk'iryo ngiryo. Amahame ya gikapitalisti ubu ngubu ari nayashyirwa mu bikorwa mu bice binini by'isi, afite imizi ahanini mu bitekerezo byatangiye kugarukwaho cyane mu kinyejana cya 16, nubwo nanone bigaragara ko na mbere cyane yaho hari uburyo yashyirwaga mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nta ngamba cyangwa politiki rusange byumvikanyweho. Abongereza nibo badukanye ibitekerezo nk'ibi ngibi cyane cyane hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 18, ahanini binazamukana n'iterambere ry'ibyahoze ari amashyirahamwe na za koperative z'abakoraga imyenda baje guhindura imikorere, akazi kabo kose bakakaganisha ku nganda nazo zikoresha imashini. Mbere yaho noneho hakaba hakwibazwa niba abantu nabwo batarakoraga cyangwa ngo bacuruze bunguke banatunge byinshi barutanwe mu butunzi nk'uko bigenda nyine mu bukapitalisti busanzwe. Ibyo byose byarakorwaga kuko, ariko igikomeye cyari kibirimo kinagena iryo tandukaniro ni accumulated capital, iki gishoro n'inyungu zacyo ziboneka bimazwa. Iryo ni ishingiro rya byinshi mu bukapitalisti. Mbere rero y'ikinyejana cya 16 aho abacuruzi n'abikoreraga ibyabo mu nyungu bwite, umusaruro hafi wose wabo washorwaga mu mishinga itabyara izindi nyungu zifatika zongera ishyingo n'igishoro ngo babe baba baherwe. Impamvu y'ubutunzi bunini bushoboka yashorwaga mu mishinga ihambaye ariko ijyana n'ibirango gusa, nko kubaka za kiliziya z'amabengeza cyangwa piramide, bikarangirira aho ngaho nibura bitagambiriye n'ubukerarugendo, bikaba iby'agatangaza ko gutangaza gusa babibona byonyine bagakeza ubuhanga n'ubutunzi bw'ababishinze, ariko nabo ari cyo cyonyine bakoreye igihe cyose, bikaba gahigo nyine ariko katabyara izindi nyungu izo arizo zose. Ibihe by'imyizerere ya giprotestanti yazamukanaga cyane n'ikinyejana cya 16, aho ibice binini by'Uburayi bwanashingirwagamo ibitekerezo by'amahame yahavaga kwirakwira n'ahandi hose mu isi mu mavugurura nk'ayo ngayo y'ibya gikristo n'imigenzereze y'ubuprotestanti. Ibyo gusuzugura ubutunzi no kuvuga ko ari iby'isi nta gaciro bifite, nta n'umwanya byakagombye gutabwaho, byo byavuyeho, ahubwo batozwa kurundanya ubutunzi uko babishoboye, ariko nanone hashyirwamo kubugugu kimwe n'imyitwarire igambirira kwizigamira bya cyane, kimwe ahubwo no gukora ubutaruhuka. Ibyo ngibyo ngo bitari ngombwa cyane kuko bifuzaga ko abantu baza gusenga ndetse bakanatura bakazana byinshi mu nzu y'Imana. Mu bundi buryo ubu protestanti nabwo bwagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubukapitalisti mu isi, kuko mu maza yabwo batanabuze gusanisha ibintu no kuba batunza ako kanya barabagara b'indangagaciro n'ingeso nyazo zijyana byoroshye n'ubukristo kurusha abakene n'abatunze bike bo ngo bahoraga mu butiriganya bwa hato na hato no kwivuruguta mu byaha byinshi, buri gihe bagambirira gukoza ibiganza byabo ku mitungo. Mu kinyejana cya 16 cyane cyane mu Bwongereza ariko n'Uburayi bwose muri rusange harimo hashingwa imisingi ikomeye cyane y'ubukapitalisti mu isura bufite ubu ngubu mwese, ibintu nko gukenera ingano nini cyane y'amabuye y'agaciro, imihindagurikire y'ibiciro kuri buri kintu bya hato na hato, imishahara, ikoreshwa ry'amafaranga ashingiye ku cyizere gihuriweho na benshi, akaba yivunjwa rivamo ibindi byari byo byose, atagura bimwe gusa ngo asibe ibindi. Ibyo byose byarimo bitezwa imbere cyane mu Burayi, kandi ari nako ubucuruzi n'ibikorwa byose bihurizwa hamwe mu gukusanya inyungu nyinshi zigena ubukungu bw'ibihugu birushaho kuva mu maboko n'ibyemezo by'ubutegetsi, ahubwo bigana ku miterere y'isoko mu rujya n'uruza rwisanzuye kubikorera ku giti cyabo. Byageze mu kinyejana cya 18 Ubwongereza bugana mu bukapitalisti noneho bushingiye ku mirimo y'inganda kuruta ubucuruzi no guhererekanya serivisi bisanzwe abantu bakora ibyashara byabo bitandukanye hagati yabo. Icyo gihe ubutunzi n'imari byose ubwami bw'Abongereza bwari bufite byashowe mu bumenyi bufatika, ubumenyi ngiro buvamo gukora ibintu cyangwa se ibikoresho bikenewe bifatika nyine mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bivamo ikiswe impinduramatwara z'ubukungu bushingiye ku kazi n'imirimo y'inganda. Byose biteza imbere ubukapitalisti binajyana n'imirongo y'ibitekerezo nk'ibyashinzwe n'umunya-Scotland Adam Smith mu nyandiko An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yo mu 1776, muri make wagaragazaga ko ubukungu nyabwo bw'ibihugu bugomba gushingirwa buri gihe ku guhagarika ingamba zabwo zashyirwaho mbere n'ubutegetsi, noneho abantu bagakorera muri iyo ntumbero imwe gusa ijyana nazo. Ibyo bikavaho ahubwo byose bigashingirwa ku mategeko n'amabwiriza isoko bwaryo risesuye ryigenera, ritanga ibiciro n'agaciro ka buri gicuruzwa na serivisi rikenera.
naho ikindi cyaje gushimangira kinateza imbere cyane imigenzereze y'ubukapitalisite mu isi cyaje kuba impinduramatwara z'abafaransa n'intambara Napoleon yashoje ku Burayi ku buryo ibyo byasenye burundu ubukungu bwose ahanini bwari bushingiye ku buhake n'ubukonde bw'ubutaka bikagera mu kinyejana cya 19 bijyana no kuvanaho inzitizi ku rujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa byambukiranye imipaka mu Burayi nabyo byaratangiye gushingwa abantu ku giti cyabo noneho bashobora gukora ubucuruzi bubinjiriza inyungu nyinshi bikaba n'umutungo wabo bwite binyuze no muri business ubundi zahoze zifatwa nk'agatangaza ari ubutegetsi bwonyine buzikora nko kuvana ibicuruzwa bimwe na bimwe mu bindi bihugu by'amahanga bigezwa mu byo bari batuye. Icyo gihe ni nabwo hagiye hatangizwa ibijyana no gushinga ingengo z'imari mu bintu bitandukanye naho iterambere ry'inganda n'umusaruro zitanga kimwe n'ibizivamo bijya ku isoko ibyo biza bihindura byose kuko ari bwo hadutse n'isura nshya y'akazi. Itandukaniro nyaryo ry'ikitwa ubukire n'ubukene rifata isura yihariye y'ibara rigaragarira buri wese aho umuntu umwe w'umunyenganda yashoboraga n'ubu ngo bashobora gukoresha abandi bantu benshi cyane bose akabahemba umushahara gusa ibisigaye ibindi byose ari bye wenyine mu gihe umushahara ubwawo atari ikindi cyari cyo cyose kitari dépense cyangwa kimwe mu bishorwa mu kazi nko kugura lisansi y'ibinyabiziga kwishyura umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Ibyo ako kanya byadukanye ikindi kijyanye n'umukozi n'ubutunzi. Umutungo wahindutse w'umukoresha umushahara bari w'ubu w'umukozi maze politiki y'umushahara wonyine ku mukozi mu bukapitalisti nta kinini yungu yabakozi kitari ukubona nibura bike mu byo baha imiryango yabo nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ni politiki itandukanye abakozi no gutunga icyari cyo cyose kindi kuko muri rusange n'akazi ubwako k'amaboko n'ubwonko byabo bishyirwa ku musaruro mbumbe ujya mu mifuko y'abakoresha babo bo nta kibaha n'igiceri cy'atanu ku nyungu rusange z'akazi bakora. Uvanyeho ibyo rero hakiyongeraho noneho uburyo ubutaka bwasaranganijwe mu bantu ku giti cyabo. Ubutaka budakorwa mu ruganda cyangwa ngo habe umuntu n'umwe wasubira inyuma aho byatangiriye byose ngo uzasange bwari ubwase sekuru cyangwa umusekuruza we wa kera aho byose byatangiriye kuko ntaho yari kubukura hariho hose ngo arinda bugira ubwe. Ubutaka bwaraho mu buryo karemano hanashingirwa ku buryo amateka bugaragaza nta nyirabwo bwite umuntu ku giti cye noneho ngo iruhande rwe haba abandi batabugira. Nyamara ubu ngubu ubutaka ni umutungo buri wese afite mu buryo byanze bikunze bufitanye isano n'ingufu cyangwa ubutunzi mu bucuruzi n'ibikorwa bitari bikwiye iyo hashingiwe ku mitekerereze ya gikomunisti. Ababugize ubwabo buri gihe ngo byabaye ku ngufu ndetse no gukoma uduce runaka bagabiwe n'abami n'abatware ba kera maze nabo bawuhererekanya hagati yabo n'ababakomokaho ibice bimwe na bimwe byabwo nabo babigabira abambari babo ibindi barabigurisha gutyo kugeza bisa naho bamwe bavukira mu kirere badafite uburenganzira ubwari bwo bwose ku butaka kuko buri santimetero karimwe yabwo yonyine barambikaho ikirenge ari umutungo w'umuntu runaka wabwigaruriye wabuguze cyangwa yagabiwe n'umukurambere we nuko bugahererekanywa uko nguko hagati y'ababishoboye abandi. N'ubukode bwabwo kuva kuho barambika umusaya kugera kuho bashinga ibirenge byabo hose kugeza bagarutse kuryama. Ubutaka karemano kimwe n'imirasire y'izuba igera mu isi umuyaga n'umwuka uhumekwa bwo bwahinduwe buti gicuruzwa n'abiswa abanyantege n'abibihangange bunashingirwaho ubutegetsi n'ubukungu mu Burayi mu kiswe feudality kimwe n'ahandi mu isi. Ubutaka maze abatware barema ibikingi bigari babugira ubwabo abandi bose basigara nta mahitamo namba basigaranye atari ukubakorera ngo babe babakodeshaho uduce duto bahingaho bakaraturaho. Ibyo byombi rero ubutaka bw'isi mu maboko y'abantu ku giti cyabo imirimo y'inganda ubucuruzi n'ubukungu bushingira ku butunzi bwite mu bantu byaremye amatsinda n'ibice mu batuye isi mu busumbane bukomeye cyane bwa mikoro nk'uko ubwo ngubwo binagarukwaho cyane n'ubukomunisti bugaragaza imiterere ya gikapitalisti babangikanye nk'amahame yateje imbere cyane ubusumbane ngo bikaba ibyaha bibiri rero bikomeye cyane n'amakosa ya gikapitalisti yatabura guhuzwa no kuba abanyamwigendaho umuntu ureba ibye wenyine bijyana n'inyungu bwite ku kigero cyose gishoboka hatarebwa abandi ngo bazamuke hamwe kandi byose byanashoboka mu butunzi bw'ibihugu. Ibyo nibyo binini ubukomunisti bushinja ubukapitalisti mwese akaba amahame ahanganye anahabanye byo guteza intambara nk'iy'ubutita yarangiye mu myaka yashize. Ibihe byakurikiye irangira ry'intambara ya mbere y'isi nabyo byadukanye byinshi mu mahame y'ubukapitalisti byagejeje mu isura tubuzi mubu. Ikirangira amasoko mpuzamahanga yabaye mato bitangaje, business mpuzamahanga nyinshi zirahagarara, uburyo bwa gold standard aho gaciro k'ifaranga ry'ibihugu kagenwaga n'ingano ya zahabu ryavunjwamo
ifaranga ry'ibihugu rigenzurwa na leta zabyo hatagendewe nanone kuri iyi ngano ya zahabu nibyo byatejwe imbere, ahubwo haza ibindi nk'ingano y'iby'igihugu cyohereza ku isoko mpuzamahanga aba ari byo bigena agaciro k'iryo faranga ryabyo. Noneho haduka n'ikindi cyo kuba banki zigenga nazo zarisanzuye, zimwe zinishyira hamwe ziba nini cyane kuko bitangaje, zibasha no kugenzura igice kinini cyane cy'amafaranga y'ibihugu, zigira uruhare runini cyane mu gufata ibyemezo kuri politiki z'inguzanyo na politiki z'ubukungu mu bihugu. Izindi zigenzura isoko rinini cyane ry'imari n'imigabane. Ibyo byose biva mu Burayi bigenda bikwirakwira hose uko, bihereye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imari nini n'ubutunzi bw'isi birushaho kujya mu biganza bya bake. Ubu kapitalisti bushinga imizi mw'isi burakura. Ariko mu myaka mike yakurikiyeho ubukungu bw'isi nanone bugwa hasi cyane mu cyiswe Great Depression ahagana mu mwaka w'1930 biturutse ku mpamvu nyinshi zarimo n'umusaruro munini cyane utarukenewe ku isoko ritagiraga abaguzi, ribihananuka ry'ubukungu rikomeye cyane mu isi ku buryo hari abantu batangiye kubona ubukapitalisti nk'aho ari bwo bwari nyirabayazana. Maze muri ibyo bihe nanone inkubiri yo kugana mu mahame n'imitekerereze bya gikomunista ahubwo ikwira hose mu ncabwenge zarimo abarimu baza kaminuza, abashakashatsi, abanditsi n'abahanzi batandukanye. Abantu mu myumvire baba abakomunisti ku bwinshi, basaba ko leta z'ibihugu byabo zatangira ahubwo gufungura amahame y'ubutunzi n'imari bwite bya gikapitalisti, hagashingwa ahubwo izindi ngamba zituma imitungo y'ibihugu ihurizwa hamwe ikahava isaranganywa muri rubanda. Naho mu binyacumi bike by'imyaka yakurikiye irangira ry'intambara ya kabiri y'isi, leta zitari nke z'amahame ayoboye abandi mu bukapitalisti zo zahisemo kuba welfare states ku buryo bukapitalisti bwabo babugumamo, ariko kandi bukavangwa n'igice kimwe cy'ihame rikomeye rya gikomunisti, bashinga gahunda zitandukanye zijyana n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no guteza imbere abandi hashingiwe ku mikoro ya buri wese n'ibyibanze akenera. Byatumye abandi bongera kugira icyizere runaka bagarurira ubukapitalisti mu bihugu byabo. Nyamara nanone kuva mu 1970 amahame ya gikapitalisti mu isura mbisi yayo yazamukanye cyane imbaduko mu busumbane butangaje bwa mikoro mu batuye isi, ku buryo byageze mu kinyejana cya 21 noneho ibintu byarabaye ibindi ku buryo mu mibare y'ikinyuranyo cy'intera ikomeza kwaguka hagati yo kugira no kutagira, kuba ufite n'udafite namba, umuherwe cyangwa ntaho nikora yarushijeho kwaguka cyane no kubisi byitunze byose byimukira mu maboko y'abantu bake gusa bonye n'abandi bagasigarira aho ngaho. Byose ni byatangiranye n'ibyegeranyo by'isaranganywa ry'umutungo w'isi mu mahame ya gikapitalisti y'igenzura muri rusange nyuma yo gutsindwa no kuzimangatana k'ubukomunisti bari babangikanye hanini byajyanye n'abasovieti nyuma y'intambara y'ubutita. Byageze rero nko mu mwaka w'2017 isi yongera kugwa mu kantu ubwo byagaragazwaga neza ko abantu 8 umwe 2 3 8 babarirwa ku ntoki z'ibiganza hagasigara 2, abo ngabo bari batunze bingana neza na kimwe cya kabiri cy'umutungo wose w'abatuye isi. Tubyoroshye dutya mu mibare yumvikana. Mu 2017 abantu miliyari 3,600,000 nibo bari kimwe cya kabiri cy'abatuye isi. Abo ubutunzi bwabo bwose buteranirijwe hamwe uko bangana nibwo bwari buhwanye n'umutungo w'abantu 8 bonyine bari abahirwe cyane kurusha abandi mu isi. Abo barimo Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Hailu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison na Michael Bloomberg. Ibyo n'urutonde rukomeza gusubirwamo hakazamo n'abandi babashije gukusanya izindi mari ku buryo noneho babaye abahirwe 26 bari batunze bingana n'ibifitwe na kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bandi bose basigaye mu mwaka w'2018. Ariko ikinyuranyo nk'icyo no kurushaho kujya mu maboko ya bamwe yabake ku mutungo wose ibyo byarakomeje mu migenzereze ya gikapitalisti mu isuri igezweho n'ubu ngubu. Umwe mu bakapitalisti rero babyungukiyemo cyane uri no muri aba ku rutonde buri gihe arambyeho ni umunyamerika Bill Gates, utabura nawe gusingiza amahame nk'aya yamushyize igice kinini cy'imari y'isi nawe mu biganza. Mu 2019 abajijwe kuri iyi ngingo y'ubusumbane nk'ubu ngubu no gukena kwa benshi, bamwe gusa nkawe bakirundaho imitungo inganira icyo y'isi, ati ntacyo ubuntu mbabwire, ntacyo ubuntu n'impuhwe kibibamo, buri wese n'iby'ibiganza bye bibasha kwakira binihereje ubwabyo icyarimwe. Nuko ibintu bigenda njye mba nakoze, nta no kurekera aho ngaho, buri gihe no gushaka amafaranga arenze kuyaraha ejo hashize. Uko bikora neza uwo waba uri we wese wanatekereje neza, nuko urundanya byinshi kurusha abatabigenje nkawe mu gihe nta wakumiwe. Ni nacyo cyiza rero cy'ubukapitalisti, kuko tugana mu nzira zimwe dufite ibyo dushaka twese binakenewe kimwe kuri twese. Kutabibona rero kuri wowe mu gihe nta wakubangamiye, impamvu ni wowe uzishakamo wowe ubwawe, ntabwo uzibaza abandi. Nge simvuga ibingibi kuko ndi mubahiriwe nabyo, gusa nibyo nta nubwo nabihakana ko byampiriye. Icyo ngerageza kuvuga kandi nsanga gikwiye gukorwa noneho ni ingamba nyazo kubirebana n'imisoro, kugira ngo ababashije kurundaniriza hamwe ubutunzi bwinshi abo ngabo nanone bishyuzwe byihariye, atari nk'abamikora aciriritse cyangwa abakennye. Noneho ibyo bibonetse mu gukusanya imisoro nk'uko nguko bigasaranganwa noneho mu bundi buryo, icyo ngicyo ndagishyigikira cyane.
naho ubundi ubukapitalisti bwo ntabwo njye impaka nyinshi. Ubwo bwo ni amahame arimo byinshi cyane bitanakwiye ko hari abajya mu zindi nzira izo arizo zose zo kugira wenda ibindi bumva ko babusimbuza ntabyo. Ibyo Gates akabivuga natyo miliyaridi zisaga 108 zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ye bwite mu mwaka w'ibihumbi 2018. Bill Gates akaba umwe mu barambanye cyane amafaranga menshi kurusha abandi mw'isi. Uburyo agaruka ku bukapitalisti n'ubusumbane ngo bwaba buteza mu batuye isi mu bijyana n'amikoro nuko nguko abigarukaho, nawe akaba w'igisekuru cyabanje muri aba baherwe mw'isi, mu gihe mu bavu babiganjemo abanyamerika bakiri bato bashoye ubumenyi mu ikoranabuhanga. Hari nka Mark Zuckerberg washinze akanayobora Facebook. Ku ngingo nk'iyi ngiyi igaruka ku kuba ubusumbane bw'abatuye isi mu mikoro bukomeza kwagurwa n'ubukapitalisti, aho we mu bihumbi 2018 n'akayabo ka miliyaridi 75 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe nawe ati njyewe ntabwo mbizi niba hari amafaranga yibanza ngana gutya cyangwa kuri ya buri wese yakagombye kuba atunze, ariko hari umubare wayo njye ntajya nemera ko hari ukwiye kugeraho cyangwa se ngo ayarenze maze akomeze kuba umutungo bwite we ayabike wenyine. Nkeka ko kugira icyo ukoresha amafaranga ugambiriye neza ndetse no kuzamura abandi ari nako nawe bivanamo izindi ngororano. None hayo mafaranga umuntu aba yararundanirije hamwe agatangira no kuyakoresha ku nyungu z'abandi. Yego hari umubare wayo mba numva umuntu adakwiye kurenza umubare w'amafaranga nk'ayo ngayo, adakwiye gukomeza gukoresha wenyine ahubwo agashorwa no ku nyungu z'abandi. Mark Zuckerberg nawe akongeraho ko ubukapitalisti ngo atari ikibazo cyo kuba bushyirwa mu bikorwa maze umutungo w'isi ukajya mu maboko ya bake. Icyo ngo ntabwo ari ikibazo kuri we, ngo abo bake bafite ubwo butunzi hafi ya bwose bw'isi mu biganza byabo bahisemo kuwukoresha neza umutungo nk'uwo nguwo, ngo nabyo byaba byiza kurusha uko byose byagenzurwa na leta nko mu mahame ya gikomunisti. Ibyo bwana Zuckerberg agaruka haricyo by'uburyo abaherwe mw'isi kurusha abandi bakwibwiriza bagasaranganya ubutunzi bwabo n'abakennye ni philanthropy, ibikorwa by'ubutabazi, impuhwe no guteza abandi baturage imbere mu bice bitandukanye by'isi binyuze mu miryango itandukanye nabwo bashinga. Abandi byo ntabwo bumvikana nabyo, bakibaza niba bisaba ko imitungo mw'isi banza guhindukiye bamwe bakayirundaniriza hamwe ikabi yabo bwite, noneho bakaza guhindukira bafasha abandi bagatanga ibyo bashaka. Imiryango nk'iyo ngiyo bakayishinga ari yabo nabo bakayikoresha mu mpamvu nazo zihariye zijyana na politiki zabo nabo baba bashyigikiye kandi bashyize imbere. Ibyo ntabwo bishyigikirwa na benshi kuko bagaragaza ahubwo ko imiryango nk'iyi ngiyi aba baherwe ba nyirayo banayikoresha mu bundi buryo bw'ubucuruzi bwamamaza ibikorwa byabo by'ubucuruzi nyine, n'ubundi bakanayikoramo ubundi bucuruzi ahubwo bubinjira andi mafaranga menshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni nuko umwanditsi w'inzobere mu mahame ya politiki bwana Rock Reich yabigarutseho mu nyandiko Just Giving Why Philanthropy is Failing Democracy and How It Can Do Better, aho ibyo ngibyo abyita ahubwo izindi nzira z'amayeri n'ubusahuzi bw'abakire biba bakennye babeshya ko bavungurira duke ku mari zabo. Ihungabana ry'ubukungu bw'isi kuva mu bihumbi 2007 kugera mu bihumbi 2009 ni iryabanjirije iririho rya COVID-19 ryo mu bihumbi 2020 ry'isi kirimo n'ubu ngubu, ryazamuye nanone ibitekerezo binenga cyane imigenzereze ya gikapitalisti, rinashora igice kinini cy'abatuye isi mu kongera gushyigikira amahame shingiro y'ubukomunisti cyane cyane mu buryo bwayo bwa gisosiyalisti, ku buryo igice kinini cy'abigisekuru bita millennials ubwo ngubwo n'abavutse mu 1980 na za 90 abangaba ijanisha rinini cyane muri bo ngo batekereza ubugisosiyalisti, bakifuza ko ari ubukomunisti ahubwo bwagasimbuye ubukapitalisti mw'isi hagereranijwe n'uburyo ibintu mu bijyana n'isaranganywa ry'ubutunzi bw'isi n'imitungo ubwo ngubwo bigenda mu bihugu. Ibyo bikagaragara nanone mu bushakashatsi bwakozwe hagati y'ibihumbi 2010 kugeza mu bihumbi 2018. Nyamara muri rusange nanone abafite imyaka iri hejuru ya 65 ku ijanisha rinini ni abashyigikiye byimaze y'imigenzereze ya gikapitalisti mw'isi, ku buryo bumva ubukapitalisti nyirizina butagomba gukorwaho na gato ngo hagire n'ikibuhindukaho na kimwe ahubwo. Uretse ubusumbane bunini cyane ku mitungo mu batuye ibihugu, ubukapitalisti buyoboye isi mu kureba amahame shingiro politiki zayo z'ubukungu zigenderaho n'uburyo ku rundi ruhande butabura guteza impinduka za hato na hato zinazana ihungabana rusange ryabwo binyuze ku masoko hanini y'imari n'imigabane, nabyo bigeraho bigata agaciro bikagwa ku kigero cyo hejuru bigahita bivamo ihungabana rikomeye cyane ry'ubukungu. Ku rundi ruhande nanone akaba amahame yadukana ibintu bya monopoly, aho ku isoko ryakabaye rifunguye hari urujya n'uruza rw'ibicuruzwa na serivisi, hageraho ngaho hakaza ibigo bimwe na bimwe binini bikiharira umusaruro cyangwa ubucuruzi runaka, akaba ari byo byonyine bibarizwa ku masoko atandukanye nk'ayo ngaya, akaba ari nabyo ubwo bigenzura ibiciro. Mu bukapitalisti hari ubwo ibigo bikomeye by'ubucuruzi nanone bica mu nzira zirimo n'izitwa monosone bikagenzura iby'ibanze bigeza ku musaruro ubyara inyungu, noneho bikiha uburenganzira burimo bwagena imishahara y'abakozi babyo uko bibyumva.
mu ishyirwa mu bikorwa ry'ubukapitalisti nanone hakagaragaza isenywa ryo ku rwego rwo hejuru ry'urusobe rw'ibinyabuzima hagambiriwe ubucuruzi gusa kugeza kuri crony capitalism, aho ibigo by'ubucuruzi bikora business zabyo nta rindi piganwa byishingikirije gusa amasoko ya leta, kenshi muri ruswa ihambaye hagati y'abacuruzi n'abanyapolitiki cyangwa abategetsi. Ibyo byose nabyo bikaza ari bimwe mu bibazo bitabarika binagarukwaho cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'amahame ya gikapitalisti mu isi. Naha dusoreje, ariko kandi ubukomunisti n'ubukapitalisti hagati yo gushingira ubukungu ku mari n'igishoro by'abantu ku giti cyabo, isoko bwaryo rikagena ubutunzi kuri buri wese no kuba ubutunzi bwose ahubwo bw'ibihugu bwakagenzuwe na leta zabyo, zikaba ari nazo zigena ingamba zose zishingirwaho iby'ubukungu, ubundi inyungu zose n'umusaruro akaba arizo leta zibisaranganya mu baturage. Ubwumvikane no guhuza hagati y'aya mahame byarananiranye. Ubukapitalisti muri rusange butsinda ubukomunisti mu bijyana n'ishyirwa mu bikorwa, ariko nk'ingengabitekerezo n'amahame byombi biriho na buri ruhande n'ingufu n'intege nke zarwo, kimwe n'indi mirongo migari y'ibitekerezo binini byadukanywa hanini n'abanyaburayi bikagena ubuzima mu isi uhereye no ku madini, ibindi nka demokarasi n'ibindi bitandukanye. Ni nk'ibyo by'ubukapitalisti rero n'ubukomunisti. Naha dusoreje iki kiganiro Inzira y'Ibihe wumva kuri Radio Rwanda ku Isabato saa 6 ku manywa no kuwa kabiri saa 2 z'ijoro. Naho ubutaha.